bijyanye no guteka umureti. Kuba imibare igaragaza ko abana bari ku kigereranyo cya 41% mu karere ka Burera bagwingiye, niyo mbarutso nyamukuru iri gutuma hirya no hino mu karere ka Burera ababyeyi bibutswa uko bagaburira abana babo indyo yuzuye, by'umwihariko ntihabureho igi kuko ryifitemo intungamubiri nyinshi zifasha umwana gukura neza atagwingiye. Murabona uburyo butandukanye bwo gutegura amagi, nabyo hari igihe tutamenye ko bikorwa. Niyo mpamvu uyu munsi Absol yakoze iki gikorwa, ni ugufungura iguriro ariko abantu bakamenya nuko bitegurwa. Ngira ngo ababyeyi bari hano mwabibonye, mushobora gutogosa, hanyuma hariho no gukora umureti. Ngira ngo ibi byari kugira ngo mwese mubibone uko bikorwa, mu gihe uguze igi ukamenya uko ritegurwa. Nyuma yo kwigisha abatuye mu karere ka Burera by'umwihariko mu murenge wa Rugarama uko bategurira umwana igi mu buryo bugiye butandukanye, haba kuritogosa cyangwa kuri mutekeramo umureti, bamwe mu bajyanama b'ubuzima bo muri aka karere ka Burera by'umwihariko mu murenge wa Rugarama bavuga ko bagiye kurushaho kumvisha ababyeyi kutabura igi ku ifunguro bagiye guha umwana. Rero icyo nk'inama nkuye hano umujana w'ubuzima ugiye gushishikariza ababyeyi ni uko mu byo bamuha mugaburira agomba kubonekamo iki. Iyi rero umushinga wa Busoro tubonye ni umufatanyabikorwa udufashije kugira ngo natwe twumvishe ko ababyeyi ya myumvire bafite ko amafaranga ari make bizabafasha ubwo bashizeho igiciro gito aje aragabanya, ni kugenda buhoro buhoro tubibutsa ko iki ari ngombwa ku mwana. Imirire rwose bizagenda neza, turizeza akarere kacu ko nta gwingira muri Rugarama rizongera kurangwamo. Icyo dukora ni ugukomeza kubakangurira tukabereka ko igira idahenda, ahubwo ikibanze ari ukubigiramo ubushake. Waba se urema hako gasururu cyangwa se waba ugiye guhaha, bigasaba ngo wigomwe cya giceri ube wabasha kukurwana iki. Kwegereza abaturage hirya no hino aho bashobora kugurira amagi yujuje ubuziranenge kandi adahenze, n'iby'ikigo Absol ku bufatanye n'umushinga Worora Wihaze bafatanyamo, kandi bakarushaho kwigisha ababyeyi uko bategurira abana babo igi mu byiciro bigiye bitandukanye. Ku ruhande rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB, Dr Solange Uwituze, umuyobozi wungirije w'iki kigo ushinzwe ubworozi, warasaba ababyeyi kugaburira abana babo ibikomoka ku matungo by'umwihariko amagi. Rero byaba bibabaje ababyeyi muzinduka mushakisha, mutanga amafaranga y'ishuri, mugura iniforme z'amashuri, ariko mwubakira ku musenyi. Turi kumwe, ndagira ngo uyu munsi nk'ababyeyi mbashotore ko mukwiye kuva hano rwose mwiyemeje guha abana banyu ibyiza. Musanzwe mubibaha ariko mwongereho ntabwo bihenze ibyo tubasaba. Turabasaba ko muzirikana ko guha umwana wanyu igi bingana no kumurinda urupfu rwo mu bwonko. Zimwe mu mbogamizi abatuye muri aka karere ka Burera bakunze kugaragaza zituma batagaburira abana babo amagi, nuko igiciro cyayo cyari kiri hejuru, aho igi rimwe ryaguraga hagati y'amafaranga 200 n'amafaranga 300. Gusa ngo kuri ubu begerejwe iguriro ry'amagi ngo nta rundi rwitwazo. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda.